byose mbese ibi bintu byose birajyanye mbese ni happy Friday harimo love ni ibintu nyine byiza birimo vibes positive vibes nta tugomba kwishima mu gihe Imana duhaye ubuzima tugomba kunezerwa njya mbona style wambara buriya mugakiza mu badivantiste ntago byatera ikibazo ariko se Imana yaremye isi akaba ariyo papa biterwa na papa wawe wowe sinzi papa wawe cyangwa se imahitamo yawe cyangwa se imyumvire yawe ariko ngenzi ko ijambo ry'Imana avuga ngo ubwo irimbisha uburabyo ureba uburabyo bwabyo ukuntu buba bumeze abana bayo yaburite kuturimbisha kurusha ubwo burabyo reba design y'isi reba jardin reba amarangi Imana yaduhaye ariko bigira kuri wa muntu w'agaciro Tonzi arinjiye yiyambariye happy Friday mu mutwe umusatsi yashyize uruhande rumwe baturiya nta gakiza ntako abo bantu bafata gute kuri wowe buriya ntukihajye wisobanurira ahantu utaregewe cyane ukuri guwari watanze agakiza ninde icyo kinamenya no kwisobanukirwa ninde uduha agakiza ni Imana so kandi Imana ntiyumva amatiku yumva amabwire wasakuriza mu nguni yawe ariko ntiwanteranya n'Imana ndagusuje hano werereye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo ahangaha mba mvuga abantu bari muri diaspora cyangwa reka nihereye muri East Africa ahangaha mba mvuga Burundi Congo ndetse ahangaha ndasanga Kenya Tanzania na Uganda abantu bariyo bavuga ikinyarwanda ahangaha mba mvuga yaba wa muntu uriyo ari umurundi cyangwa se kuko burya abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ni benshi ku isi diaspora rero ndabasuje namwe mukomeze mugubwe neza abantu banje bimasisi banyereka ko turi kumwe umunsi ku munsi mukomeze namwe mugubwe neza ndetse murakagira inka reka tutangire rero ikiganiro cyacu ni Iris TV nge ni blaise.mizero ndi kumwe n'umustar namumenye ndi umwana ngenda nkura akomeza umwana ngenda nkura bumwana none ntangiye gusaza wakiri mutoya Tonzi karibu murakoze cyane meze neza nukuri ndashima Imana karibu kuri Iris murakoze cyane n'ubwa mbere navuga ko ari ubwa mbere tukwakiriye nego kuri Iris TV nego yes harandi hantu tujya ni keza misanzu ni sawa cyane ni sawa ubaka kanya rero nahita nkwibariza style ndabona ari ukuntu wambaye buryo umuntu ubonye yambaye neza urabimubwira wambaye neza urakoze kubihitamo byagenze gute nta bintu byinshi ni vendredi weekend igiye gutangira kandi hafite ukuntu hari gukonja nyine hari akabeho so ni ibintu bidashyushye cyane kandi bitanakonje ni ibintu biri aho hagati na hagati kuri ikirere gihindutse hano hari ukuntu uva mu rugo ugira ngo imvura iri kugukagira mu mujyi ugasanga muri winter ugasanga mu mujyi hari izuba birajyana n'ahantu hose ariko nta bushyuhe buhari yego ikintu kijyanye na fashion birajyanye ndabona ingofero irasa na harya babyita top karimo imbere hari ukuntu ibintu bijyanye to nabyita niba ari bracelet wambaye impeta yose mbese ibi bintu byose birajyanye mbese ni happy Friday harimo love ni ibintu nyine byiza birimo vibes positive vibes nta tugomba kwishima mu gihe Imana duhaye ubuzima tugomba kunezerwa ndi umuntu ukunda amabara apika bright colors ntago kwambara ari ibintu bingora ni ibintu nyine mvanga bigahita bikoreka nta bintu byinshi yego ikintu rero kiba kintangaje kimwe urabona turi mu gakiza nge nawe twakiriye Yesu ariko to uri umwe mu bantu jewe nkurikirana yaba post zawe yaba Instagram yaba hehe hose social medias Tonzi official ngira ngo yego njya mbona style wambara buriya mu gakiza mu badivantiste ntago byatera ikibazo ariko se Imana yaremye isi akaba ariyo papa biterwa na papa wawe wowe sinzi papa wawe cyangwa se imahitamo yawe cyangwa se imyumvire yawe ariko ngenzi ko ijambo ry'Imana avuga ngo ubwo irimbisha uburabyo ureba uburabyo bwabyo ukuntu buba bumeze abana bayo yaburite kuturimbisha kurusha ubwo burabyo reba design y'isi reba jardin reba amarangi Imana yaduhaye ariko bigira kuri wa muntu w'agaciro bikigira ku mazu abantu bakakubita ku bibambasi by'amazu bakabikubita mu maduka ariko wowe ubwawe ukumva ko nyine ugomba kuba uri mu Mana ugomba kuba uri umuntu udindiye uranga nta mahitamo buri muntu wese ngene ubaha amahitamo ye ariko ngiye ko nzi ko Imana yanjye ari umutunzi w'ibyo mfite byose nzi ko yishima kumbona nanjye nishimye kandi
ariyo mwa artiste mukuru iby'inshyiramo nyine nanjye ndabikora nkavuga nti wow uko njyanisha nkavuga nti iri bara rijyanye n'irindi harimo worship harimo ubudangarwa bw'Imana kuko Imana iri muri twebwe nitwikoreramo so niho kuvuga ko akundi yatubwete mbahaye isi mugende mwo buserve mugende murebe rero nibwo tururabyo vraiment rutava ahantu hamwe rwandusha kuberwa ngomba kuba kugira swaga muri Yesu wasa neza kukurusha kandi ari ngewe unshaka narukura nshaka narurandura ariko nyine nitwe bagaciro cyane kurusha nature kuko ibindi byose Imana yaravuze ariko ugeze ku muntu ngo iritonda abantu Imana yitondeye swag muri Yesu Tonzi yes swag muri Yesu cyane ubushatse kuvuga iki swaga muri Yesu iri muri za mbuto z'umwuka n'ibyishimo n'amahoro n'umunezero no kwifurizanya ibyiza no gusa neza kandi atari ibintu byo gufekinga no ariko se Imana yaha abantu ubwenge abantu bakora amatisi niho warahisemo kwambara sate gusa reka bashaka kwiyambarira byose n'amahitamo y'umuntu isi n'amahitamo niba hari limite wishyiriyeho we kumva ko izo limite zawe zigomba gukumira n'abandi mu Mana tugomba ni abundant life n'ubuzima bwuzuye yes birumvikana ngiye nemera ko uri umwe mu basirimu kandi bakijijwe birakampama ndabyemera kuko style uba wiyambariye nako n'umuntu uri kureba ari araza kutubwira muri comments burya biba bigaragara ahubwo nahita ntekereza Tonzi imyambaro wambaye uyu munsi bibaye ngombwa ko isabati dutangiriraho turi hano wayijyana mu rusengero urusengero ningi ntago ngewe agaciro k'inzu nta sinzi ikintu abantu mwita urusengero ni iki kuri wowe ni iriya nzu nge ukuntu mbyumva mu buryo nigishijwe urusengero rwa mbere n'umubiri w'umuntu ako kantu hanyuma ariya ni amazu abana b'Imana bahuriramo bajya gusenga ko hari ahantu mujya gusenga mwava magata bakubitamo reception y'ubukwe cyangwa hakaberamo restaurant so ninge rusengero so ntabwo nakora ikintu ngo mvuga ngo hari aho cyakumirirwa ninge rusengero ningewe usabana n'Imana ibindi cyane rwose right yabivuga ko rero imyenda yawe wayijyanamo nta kibazo babantu rero bakuryanira inzara Tonzi ariko ntushobora kujya guterana ukavuga ati ariko Tonzi noneho kaje uyu munsi aje yamba amapantaro ese ibi bintu bagakiza kazajya he abo bantu bafata gute hari akazi bamaye se nekereza ko abo bakagombye kubibwira nabo baba bafite izo nshingano kandi buriya ikintu nkundira mu ma eglise haba hari abantu bari muri programme wenda se nk'abo bakuru b'amatorero abashumba iki cyangwa se n'abaririmbyi iyo uri bujye muri gahunda iri speciale haba hari amabwiriza ugomba kubibahiriza ariko wa muntu ushaka kujya guterana waza ukumeze rwose mu gihe utari bujye muri izo programme nta kibazo aho ni naho hantu hajya abantu biciraho niteka ngasanga nk'umuntu arumva adakwiye kujya guterana n'abandi wenda bitewe nuko aho hantu atahiyumva ntago imyambaro ari ikintu twagakwiye gutindaho mu buzima busanzwe gusa nemera ko hari amahame tugomba gukurikiza aho dusengera bitewe n'icyo hashinzwe n'icyo wahamagariwe n'akazu hafite ya muri uriya mwanya tuvuge ngo wenda bambwiye ngo uraza kuririmba of course niba ndi bujye ku gatuti hari uburyo ngomba kubyubahiriza bitewe na ya mahame y'urusengero ariko mu buzima busanzwe kwifunga rwose ukiyambarira nka ni Friday ndi mu activity dutandukanye ndi mu kazi meze neza nako gasitro kanje kabisa Tonzi hari style rero ufite mu musatsi cyangwa se n'ukuntu uyambariye bitandukanye nuko ngene nsanzwe nkuzi nago ni nakakubona wambaye nka gutya bihora ari bishyashya abantu dusengana nta kibazo kiri buzemo kombona harimo nagatentire ahubwo duherukana utari umunyedini waje gufatwa ute naje gukizwa ko wakijijwe so bakaba ari gucuramo nkuzura umukristo mwiza sinza ibi bintu ahantu babikuye by'utuntu nuko ndi kubona iyo style ufite Tonzi urumva mba ngomba kukubaza utuntu twinshira abantu mbese tuvuge kuri umunyamakuru yego kandi byatari wowe uri kubariza abakunzi ba bantu dusengana usengera ariko ndaza kugukurayo kuko ndumva hatakugeza urinjiye ufite trade bati do uyu rwose nta kigendo uyu nta gakiza ntaho kazaca Tonzi arinjiye yiyambariye happy Friday mu mutwe umusatsi yashyize uruhande rumwe baturiya nta gakiza ntako abo bantu bafata gute kuri wowe buriya ntukihajye wisobanurira ahantu utaregewe
cyane ukuri guwari watanze agakiza ninde icyo kiramenya no kwisobanukirwa ninde uduha agakiza ni Imana so kandi Imana ntiyumva amatiku yumva amabwire wasakuriza mu nguni yawe ariko ntiwanteranya n'Imana iyo ni assurance naho ubundi wabuza se abantu kuvuga ibyo byo ni ngombwa wasakuriza mu nguni yawe mu nguni yawe kandi buriya ni biri naturel ni ikintu gisanzwe kuba umuntu wese ashaka gukritika umuntu bitewe nawe nuko yumva ibintu byose byo gutindaho cyane icyaba kibi nuko wenda cyaza kukwangiza ariko umuntu uvugira mu nguni ye afite umunwa se nuko abona ibintu ibyo ni ibintu utakwiye gupfa uko umuntu abona ibintu nawe uko ubibona bipfa kuba hari ahantu bitarenga wenda mu kwangiza umuntu cyangwa se mu kumuhohotera yego Tonzi uri umwe nyine muri abantu navuze bari civilize no mu gakiza mu Mana ikintu cya copinage muri church cyangwa mu rusengero ugifata gute biri naturel rega copinage ni sinye igaragaza ko umuhungu n'umukobwa ari bazima niho bihera nese warongora umuntu mutakundanye yani it's a process ni process iganisha kugushakana yes ahubwo wenda no kuvuga ngo iyo copinage ishingiye kuki iragendera kukigamije iki ariko copinage none se abana bacu uziko umwana w'imyaka 5 n'icyahura n'agahungu gahita ubona barahindutse umva kibaza yabibonye ni ibintu twavukanye biri naturel ni nkuko n'umwana yavutse akarira niyo sinye igaragaza ko ari muzima so niyo rero ubonye umwana wawe uwo mukobwa ashobora kuba ari ubona agahungu kabonagize isoni urishima nk'umujye kavuga ati umwana wanjye ni sawa abona agahungu kafite ukuntu kwifuza confidence ni sinye nziza ahubwo hari niyo ya role y'umubyeyi noneho gutangira kumenyereza umwana kumuganiriza ukamubwira uti muri iyi myaka bigenda gutya ndi kubona uri kugendana n'agahungu koko kanaka n'ibiki bimeze gute hari hano ababyeyi bakwiye kuba inshuti cyane n'abana ukamuganirizaho kugira ngo umubwire ngo uramenye none se umubiri wamenye ukandahe ngo stop ahubwo ugomba kujya muri ya systeme y'umwana ukaba ni inshuti ye ukamudirecting uburyo ari bwitware muri ya copinage kuko nubundi no mubuza bitewe wenda n'agahato ni ikintu ubundi azabikora ahubwo bibe nabikurushaho ahubwo dukwiye kugendana n'abana bacu no mu myaka y'ubutineje twese twayiciyemo ni byiza cyane birumvikana ko kujya mu rusengero ntago bizimya systeme y'umuntu ahubwo ntekeza ko n'undi muryango mwiza ugufasha kubijyamo ariko no ufite indangagaciro z'urubyiruko cyangwa se z'umwana ubahisha umuryango ndetse n'Imana kuko hari ikimana ibivugaho umukobwa uko agomba kwitwara uko akunda ababyeyi bakureze n'urusengero narwo harimo ibyiza byinshi wakwigiramo mugakundana ariko mufite limiti Tonzi nahita nkwibariza ikintu rwose cya copinage nta kibazo ariko ndi kwibaza Tonzi wigeze ugira umucopain uri muri korali cyangwa se muri cyane byatari cyane wagize nk'abakope bangahe hagari benshi numwe kiragiye cyane rwose ubundi papa beba ahita mucapuza bacishaho mukadetinga ukabona ntibivamo gutyo biri naturel yani ibintu bisanzwe baza bakubeshya hawe harabubeshya umva kubeshya navuga hari nk'umuntu nyine hari nk'ukuntu twajyaga duha nk'umuntu ari akudraga ukamanka nimero itari yo kugira ngo squate nyine ejo naguhamagara azasanga atari wowe kugira ngo nyine buriya il faut kuba naturel buriya kenshi amahame yego ariko nanone amahame aza nabanje kubaho nk'abo umuntu nuwajya kumana cyangwa se akunda banje kuba umuntu so kumva ko ni nacyo kintu abantu bahura nacyo cyane wenda nk'abana bo mu nsengero cyangwa se abana b'abakozi b'Imana gasanga abantu bafata nk'abantu bari artificiel ariko turi abantu bari naturel yangira amarangamutima mu ishuri ushobora kubona umutipe ye ukavuga uti yeba mbega umusore mwiza biri naturel ntago dukwiye gufrustira abantu ngo babeho atari bo ahubwo garagaza ya marangamutima yawe noneho ahubwo ubone guidance ubone inama ariko zishingiye ku kuburiho kuko hari ukuntu abantu uzagasanga ibintu byose ni kamajeshi nibo nta gukundana none se abantu bangane ahubwo urakundana gute nubona umukobwa umusore murimbana muri worship team cyangwa se he mu buhanzi uri umukobwa no umuhungu niba hari ukuntu akubenguswe cyangwa se agukunze ni kuvuga ngo ni sinye nziza ahubwo noneho mu rukundo rwanyu muraza kubigenza gute aho niho abashumba aho niho ababyeyi aho niho abatante aho niho inshuti ziba zikwiye kuza zikavuga ati dushingiye kuri ibigenda gutya ariko ntago bikwiye kuba ikintu cyo kwica systeme iri naturelle y'ikiremwa muntu kuko hari kuntu abantu baza bakavuga ngo
kirazira gukundana uzakundane n'umuntu mugiye gushaka none se uzamenye uwo muzashakana utakundanye hari ahantu byanditse se ngo uvuge ngo nzabana na Matayo azabana na Jacqueline bihurira muri kwa kundi nyine mwahuriye uko benshi ari gihe ujya kumva ngo twatangiye twigana ni nkanjye couple yacu twatangiye duhura ku ishuri gutyo ari umufana aho umujama bijya muri rap bizamuka mpaka tubanye so you see n'abandi ni gutyo ariko ibintu byo kuvuga ngo yes amahame ni meza ariko amahame arimo ubumuntu arimo ubuzima tukayashyira muri reality yaburiya ikintu kinatuma ujya kubona ukabona nk'umuntu utakeka gukabona ukibaza utumwana uko akana katwayinda gutesi n'ukuntu bamukaniraga umwana yateye inda ukabona abantu baratunguwe biva muri kwa kuntu nyine usanga nyine umuntu afite ukuntu brand yashyize ingufu cyane mu kugaragaza uwatariwe ariko buriya urukundo no koroherana kumenyana umuntu mukagendana intambwe ku ntambwe ni naho hantu nyine bavuga ko umuntu ntari turudaje wajya buriya karo turudaje kaza ko hari ibintu wagiye usimbuka amayetape ubu we le turudaje nayo ariko wise umwanira amatsiko ikintu cyo gukundana na bwana cyangwa se sheri wawe buriya ntago urumva yarakurutaga yarakurutaga uhise ubikomoza ngira ngo ari igihe twigeze kubiganira ariko n'abakunzi bacu reka bamenyeho gakeya rura rukundo ukuntu rwaje ntago abantu bakubuzaga bati uriya muntu ukakurutura mushaka hiki oya ntawe cyane ko ubuzima nabayeho nari responsable wanjye cyane we nubwo bufite abandi bantu bakurebera ariko ni nkaho nari coach n'Imana ku buzima bwanjye ntabwo ndi wa mwana wenda avuga ngo narizwe na mama cyangwa se n'iki ngo mfite umuntu ungendaho umunsi ku munsi ndashimana ko yabanye nanjye n'umurimo wayo nyine ikagenda navuga ngo Imana yambereye coach mwiza kabisa ibimfashamo si imbaraga si ikindi ariko nanone na ya base ufite y'umuryango kuba uri mu bantu beza nabyo birafasha mu kukurinda kuko no kuvuga ngo niba nk'umwana w'umujene buri hari ikintu biti bigari iyo ugize Imana ukaba mu kigare cyiza icyo kigare cyiza bigufasha nyine gusunika iminsi niko navuga hanyuma iyo ari ikigare kibi kenshi ushaka kukigwamo tukom kenshi abantu bibwira yuko ibigare wenda se byiza wenda nibyo abantu basenga nabo baradwingana ugira se hose nta nusatana tatera ahubwo birakwiye ko abantu tubabo turibo tukabana uri wowe n'undi akabundi tonzi twakomeje warugeze ahantu uri kumbwira ko hari igihe umuntu agushuka cyangwa se bakanakubuza gukundana n'uwo muntu ngene nkwibarije kuri sheri wawe ukuntu nyine mwagiye mukundana kuko yari umu businessman icyo gihe wari umunyeshuri wibereye hano muri apasi banonyinjirire icyo twavugagaho ni bya bintu nyine by'ibigare ahantu nyine ushaka kuba uvuga ati wenda ushaka kwibeshya ku bantu uzi ngo tugiye dufite amakesi atandukanye ugasanga umwana yabaga muri famiye ahantu kandi ari ahantu rwose abantu ubona bavuga ko wenda banasenga ari abakristo ugasanga ngo yatewe inda na nyirarume cyangwa se ntago dukwiye kurebera abantu mu mazina bitwa ahubwo dukwiye kubarebera muri values dukwiye kubarebera mu myitwarire so ntukangwe no kuvuga ngo ndi muri korali ngo uvuge ngo all is well byose ni sawa ko dufite abatwariyemo amada dufite mama divorce dufite nkuko no muri bya bigare byo hanze naho wenda abantu bavuga ko bidakijijwe naho habamo inshuti nziza hakabamo nimbi ni wowe ugomba kumenya abantu mugendana ushingiye kuri za mbuto umuntu yera ntuvuge ngo uyu muntu ngo wenda ngo ni pasiteri wanjye ngo cyangwa niki hanyuma umwizere samples kuko dufite amakese y'abagiye bavyura abana bashingiye kuri ibyo ntabwo nyine umuntu ukwiye kumurebera mu mbuta kwerera na responsibility agufiteho n'uburyo kwitwara niyo mpamvu hagiye haba na campaign zo kuvuga ngo wite ku mwana wese nk'uwawe kandi ntukarebera umuntu kubera ko twaje gusanga kenshi abantu bari maska umuntu ari maska akigira intama niki kandi ari sega ugasanga umuntu nyine wazumva ngo uriya mwana yabyaranye nandi ukabona n'umuntu utakikaga ko ibyo yabikora so ibyo byose bikava muri kwa guhotera abajene buri abajene ndabavugira cyane kubera ko n'abantu iriya myaka n'ahantu hakwiye gukundwa cyane n'ahantu hakwiye kwitabwaho cyane nko mu mafamiye dufite ayo makesi ugasanga nk'umubyeyi ari tafu cyane ntashaka ko umwana ajya muri konseri ntashaka ko umwana agendana na kanaka ugasanga ahoraho akubita ariko se ni ikihe kintu wasimbuje cya gitsure cyawe
niba umwana udashaka ko ajya mu bandi wowe wamuhaye ihe occupation wamuhaye uhe mwanya n'uruhe rukundo iyo gape igihe cyose rero uhora ukankamira ariko udakunda abandi bazamugukundira umva cyane bajye banagukukiramo amakode uyu munsi rwose biroroshye cyane ujya muri telefone y'umwana umva usanga hariho nk'amashu ku makara kandi ku makara ariho wowe barakwise ku makara cyangwa kugishirira bajya ubwira umwana utujya kugura amakara akavuga ati ugira ngo ni nimero wabonyemo nyine dukwiye kuba ababyeyi cyangwa se abavandimwe bari flexible kuko umuntu wese ni umwihariko ahubwo muri ya mwihariko itandukanye tukagerageza kuganiriza urubyiruko tukaganira ntitube ababyeyi bahora bakankamira gusa ariko mu gukankamira nta nama nta rukundo yes Tonzi wavuze ngo nubwo harimo agakiza ariko ntazibana zidakomana amahembe hari igihe usanga nyine umuriro watse sometimes niyo mwaba mukijijwe ahubwo ngiye nahita nibaza ibanga ry'umuntu kuko rumwe umaze igihe ufite agakiza umaze n'igihe wubatse wimazemo igihe ibi bintu ushobora kugira umunyarwanda cyangwa se umurundi umuntu wese uri kumva ikinyarwanda muri rusange ushobora guha iyo nama ese kubaka neza urugo rufite amahoro bisaba iki uyu munsi Tonzi nkaba naguhamagara nkakubwira ngo ino mu kiganiro shera akabatafuha ngavuga ati urajya hehe kibi nibi ugasanga urakoze kuri icyo kibazo ikintu cya mbere navuga tumaze imyaka 12 ndi mu rugo ibanga rya mbere ni urukundo no kuba mukundana urukundo nirwo rwubaka urugo ubwo iyo mvuze urukundo egare Imana kuko Imana niyo rukundo iyo Imana muyikunze mukayigira centre nayibaha urwo rukundo ikindi cya kabiri navuga ngo harimo n'amahirwe harimo amahirwe yo kugira partner cyase kugira amahirwe ngasanga nshaka kubaka kuko nundi ashaka kubaka byahura bikubaka rwa rugo ariko hari n'igihe uba wowe ushaka kubaka ariko umuntu akakwihishamo we akanga kubaka so ntago rero wafata umuntu ku ngufu ntabwo rero navuga ngo hari ikintu navuga ngo uyikoze gutya ngo 1+1 = 2 ibyo bintu kugira ngo urugo rwiza rwubakike no kuba Imana ariyo centre Imana kandi noneho ku mpande zombi ari umugabo akaba ari umukristo akaba ari umuntu wubaha Imana akabaza icyo ashaka kuko umugabo n'umutware hanyuma n'umugore nawe the same nawe hari abantu benshi amakosa dukunda gukora nkavuga ngo ngiye kubaka kugira ngo umuntu ampa urukundo ariko nge ntarwo mfite vide nagize uyazayikavaringa ntibishoboka nta muntu wakuzuza vide yawe utanga icyo adafite nawe ugomba kugira uruhare mu kwiyubaka kugira ngo nawe ubone icyo utanga so urwo rero ni ubushake bw'abantu babiri bafite intego yo kubaka iyo mwagize Imana bigahura urugo rugenda neza ariko biragoye ko hari abantu benshi ngira ngo n'igipimo cya divorce kiri hejuru cyane kubera ko abantu kenshi bagiye bashingira kubigaragara yakavuga uyu muntu nzabana n'umwana wo kwa kanaka bararezwe n'ibiki ariko ibigeso umuntu yagera hari akafite ikigeso yahishe undi ukavuga uti kanshaka umuntu wize umuntu duhuje ibintu n'ibi none ugasanga ibyo byose ntabwo ari true love ntabwo ari urukundo nyarukundo rwo gukunda ikiremwa muntu kuko iyo ukunda mugenzi wawe nkuko wikunda ntabwo wamubabaza icya mbere bihera mu kwikunda no gukunda Imana ibyo bituma nawe ubasha gutreatinga cyangwa se gukunda umupartner wawe hari amakesi umuntu kumva ngo umugabo yadishye umugabo agakubita umugore akamumena ijisho akamumena umugongo satani ni umugome umuntu mwabyaranye cyangwa se umuntu wigeze gukunda ugasohokana ukamukubita gute se umva satani bigeze no kuvuga ngo mamukwiye uwo muntu nta Mana afite muri we kuko afite Imana muri we agomba kubanza gaha agaciro n'ikiremwa muntu so rero abantu benshi ntitugashingire kubigaragara kuko ibigaragara sibyo byubaka urugo icyubaka urugo ni Kristo muri mwe n'ibyemezo mufata kuko mushobora kuba muri mu buzima buri simple cyane kandi mukanezerwa ushaka kuri mu bintu birenze ariko ntunezerwe na rwa rugo rukanga mushaka kubyara kandi abana ntibabone umunezero buriya gufata ubuzima bwawe bigashingira kubifatika uba wakotoye rwose mu gihe cyose Imana itari mu bintu nk'umuremyi mwe gusobanurire akamaro k'icyo kintu muri wowe kubaka biragoye ariko navuga byapfuye Tonzi arakana uvuze ngo wakotoye cyane tuba nibaza iyo wakotoye biba byagenze gute iyo wakotoye
nuko uba wigeze umuntu nyine wanagiwa ngo uvuga uti ngewe ndi umuntu ibintu byose ni ngengenge wese uri uwuhe umuntu uryama ukagona uri uwuhe uba ukeneye y'Imana yawe ngo izi kubite za kamere uko abantu bajya kubana wese afite uko yakuze wese afite ibyo akunda wese afite rero iyo ujyanye za kamere zawe wumva ngo ndi umuntu mfite titre runaka ndi umuntu uri organize n'ibiki reka da uhura n'umuntu ukananirwa kumujera kubera iki kwako ntabwo ufite katalogue y'urugo y'Imana kuko Imana nifite katalogue y'ikiremwa muntu ya buri muntu byose tutisunze Imana ngo igusobanurire uwo mubana nakora gutya uhita utekereza utibona akagufa ko magufa yanjye hano yageze gutya ariko bikurura bijya mu rukundo kuko urukundo niho hantu hadiriwa niho hantu horoshye niho hantu ariko amahame abantu barakandagira se ntibayakandagira akanabananira cyane rwose muvuga ibifaransa muvuga ibyongereza mufite za PhD mufite umva mwarakoze bwabo kwe buteye ubwoba ariko bya bintu byose iyo mugiye kuryama murabiparika byose amamodoka amashuri byose muraparika mukajya mu buriri hari rero za kamere zigatangira iyo nta mana ibirimo ubwo ndumva wowe inama ubahaye babanze bagira urukundo muri bo birahagije ubwo ingo nyinshi ngemba bikorera ingo nyinshi n'urwange rurimo kugira ngo nyine turebe hano bigenda bigana fresh ahubwo Tonzi reka tujyane no straight to the point muri muzika Tonzi umaze igihe kinini pe kandi ntabwo uri kuva kuri top aho wari uri n'ubundi navuga ko kugeza ubu ngubu rwose ukiri umuhanzi mwiza uri kujyana n'igihe Tonzi iyo urebye neza imvugo y'urubyiruko rw'iki gihe hari slang zikoreshwa tuzigemo twagiye hahiye hadashya mwaretse hagati Tonzi urebye rero Pfla uramuzi cyane nta bahanzi bo mu Rwanda ntazi yego babushariye yego ubumva mwakorana nk'indirimbo ikigoma cya Dani why not n'abana b'Imana twese turabana b'Imana nka title wayihiye nka title y'indirimbo wayigiye turabana b'Imana turabana b'Imana tozana fiel kwa Jesus Pfla ubwo mugakorana indirimbo ujya utekereza muri studio vibe ukuntu yabimeze cyane si ibintu bisanzwe se ibintu bisanzwe rega nuko dushaka gufata ibintu ubususanze ari musaza wawe muhuje amaraso usanze se abantu kenshi umuntu ashaka gushingira ku bintu abona ariko ntazi n'isano mufitanye ushaka kuba umuntu abana mu rugo abantu batabizi ari wonkere cyangwa se n'undi so dukwiye kurebera abantu mu isano dufitanye kurusha ibindi bintu biri aho ngaho ko twese ntago kenshi ubwo impamvu bivuze nyine ubwo ubushyizemo ako kantu nyine katari keza kugira ngo nyine hazemo amacakubiri ariko nge ndi umuntu hagacira ikiremwa muntu kurusha ikindi kintu cyose iyo ari impamvu nziza cyane rwose rwa rubyiruko n'urwaca ahubwo dukore ntuza we dukore igitaramo dukore ibikitu bose barimo bakubita ama freestyle bavuga ukuntu Imana ari nziza ubundi ijambo bavuga ngo reka indimi zose zature ariko hari abantu bafushyize amagufuri ku minwa y'abandi bumva batavuga Kristo kubera iki se wese Imana yaguha kugakiza cyangwa watanze iki ntago dukwiye kugundira Kristo ngo abo wacu gusa cyangwa Imana ahubwo cya kintu kiza wabonye gisohore mbese ni nko kuba abantu uzi ngo bararwaye ukabona umuti ibaze uwo muti ukajya uvuga uti nzawunywa wenyine ukajya ubona abandi bapfa icyo kintu abantu benshi abanyamadini bakunda kukibeshyaho cyo kwifungirana mu gakiza ukajya ureba abantu ukabatinya abantu si abacu ibyo ntago biva ku Mana rwose ibyo ni ibintu abantu bizaniye kugira ngo batere imbere cyangwa bateze imbere ibimina byabo ariko urukundo nicyo kintu cya mbere gikwiye kuba mu bantu gikwiye kujya mu bantu ko na Yesu yaravuze ngo mugende no kuvuga ngo aho ndi ngomba kugenda nkamamaza Kristo mubwira n'abandi bakamumenya nkavuga ibyiza bye nkavuga ukuntu ari umubyeyi nkavuga ukuntu ari inshuti nziza nkavuga Kristo nabonye uhindura amateka nkavuga Kristo utanga ibyishimo nkavuga Kristo utanga amahoro kuba tamufite Tonzi ubu navuga ko maze igihe kinini muri gospel music utangira kumenya ubwenge wari uzi ko uzakora gospel wari uzi ko uzakora umuziki nyine ukorerwa Imana njye namenye ubwenge ari wo nkora ari gukora mpagaze ku meza rwose ndirimbira Imana mu rusengero mu muryango wanjye mbere yo kuryama buri gihe turirimba indirimbo zo mu gitabo dusenga so nta bundi buzima nzi butari ubwo Tonzi bimwe mu bintu bihari muri showbiz nyarwanda ngira ngo ukora umuziki kabisa usobanutse navuga ko n'ahantu hose wakumva abantu bose bawumva ibyo mbikura ku buryo style waririmbagamo kera niyo ugeze mu kujyana n'igihe ejo bundi kampani imwe hano mu Rwanda isinyisha melody
miliyari y'amafaranga y'u Rwanda ngo ni miliyoni y'amadolari amaze kuyasinya abantu benshi bashaka no guhakana Tonzi iyo ubona muri secular music bari gusinya contract nka ziriya uba wumva utavamo muri gospel kwizira kwigira muri secular kujya gusinya nka ziriya miliyoni ubuse tubeshejweho n'amafaranga cyatubeshejweho n'Imana ya nekereza ko nkwiye kwishimira igikorwa undi munyarwanda undi rubyiruko yagezeho kuko buri muntu wese agira umugisha we ya ntabwo ngomba kuharanga nkakoma amashyi nkavuga nti wow turi mu ruganda rumwe turi mu gihugu kimwe iyo ubona abandi nabo bameze neza bari gutera imbere byose ni insinzi kuri twese ya kuri njye ni ikintu cyiza cyane ariko ntago navuga ngo ngiye guhindura message cyangwa ikingo kubera ko nta nubwo abakora message bose ariko bafite ayo makontra ya kandi natwe turazifite ya nanjye ndazifite mfite kontra nyinshi ufite kontra nyinshi ubona mbayeho ntemara muri miliyari ni ngombwa ze ngo mubimenye oya kubaho Kristo muri twebwe arenze miliyari ya cyo nicyo gihango cya mbere Tonzi nawe ibyo bintu uvuze naga ari byiza ko kantu ngushyiriyemo rwose ushatse kuvuga ko miliyari ya melody yawe yisumba kuko wasinyanye na Yesu Kristo oya sibyo mvuze ntunambeshyere ndavuze nti ntabwo kumera neza cyangwa se kibishingiye kuri miliyari oya ushaka no kuba ufite 50 n'iki ariko nayo kuyagira si bibi ni ikintu cyo kwishimira kubona muri industry yacu hari kuza abana b'abahanzi kubona bari kuba brand ambassadors ni ikintu cyo kwishimira kandi bikomeze tubona abaterankunga baha urubyiruko akazi ariko nanone ntago bivuga ko miliyari ari ikugize ahubwo ni wowe uyigize kuko yaje kubera ko ari wowe uriho kandi wakoze so ntago rero ukwiye kuzanira hahandi wenda navuga mbwira n'urubyiruko siritu muri mu kintu cya entertainment urubyiruko kenshi fame cyase kwamamara ntibigatuma ubicyo utari cyo kugira ngo fame ikuyobore ahubwo nuko ugomba kuyobora fame na cyane kubona ko kenshi abantu bamenyekanye kenshi ujya kuri ukabona batanyiho umuntu atangiye guhinduka ukabona agiye mu biyobyabwenge inzoga nyinshi ukabona umuntu yarahindutse ibyo ntaho bihurira reka da ibyo ntago bikwiye gutuma ahubwo ukwiye kunoza akazi nekeza ko uko Imana igenda niba urangura ukabona abakiriya wagakwiye ahubwo kuba aribwo ufokasinga ku kazi cyane kurusha kugacezerezamo cyane kugira ngo utamanuka rero no muri entertainment abantu bagiye bifata nk'akazi ntibitwicira urubyiruko ngo abantu bahore baceza uceze numara guceza unywe numara kunywa unywe mawidi numara kunywa mawidi urangire dukeneye kubona urubyiruko ruteye imbere kandi rufite n'indangagaciro zihesheje abana b'Abanyarwanda baduhesheje makwa nakari kanyuzemo ariko nabitwara neza baburugero no kubandi ariko rwose ibiyobyabwenge mu rubyiruko bimaze gukabya kandi ntago byari bikwiye Tonzi ejo bundi nahoze nganira n'umuntu n'umuhanzi komoka mu Burundi akora gospel yitwa Nduwayo Abel arambwira ati abahanzi nyarwanda bakora gospel banciye amazi kandi Burundi ni umusitari ati naje mfitanye gahunda n'abahanzi bamwe na bamwe ndi kumva arahamagaye Israel Mbonyi aramubwira ati ndaje aramubwira ati karibu ageze ikigarara mubura neza ibintu by'ubufatanye muri gospel bimeze gute reka birahari nuko abantu wenda simbo ntago nzi relation bafitanye gusa hari ikintu nakwimfasize ngaho nashimangira izi mbuga nkoranyambaga ntago ari dukwiye kuboneramo umuntu cyane kurusha kubona ngi hari ukuntu social media navuga ngo ni turi ku karubanda aho umuntu wese yumva ngo ngomba kukonera igihe nshakiye ngomba kukuvugishiriza igihe nshakiye ngomba kuguturaho ikintu igihe nshakiye so wowe uri umwe ushaka ngi ariko hari abantu bandi nabo banshaka nkawe kandi mfite telefone imwe abahanzi wenda nakavugaho hari ukuntu wenda tunisegura ku bakunzi bacu ubu uri umuntu mwari ufite abakunzi benshi hari message kuri Instagram hari Facebook hari WhatsApp hari ahantu hatandukanye hari SMS isanzwe uri umuntu mufite izindi nshingano so biragoye ko umuntu wese wa musatisfeza ako kanya donc guhora keretse warahisemo kuba receptionist ukavuga uti ngiye kwiyegurira umwuga wo kwitaba abantu no kubasubiza ariko abantu mu gihe umuntu yatinze hari n'abadutuka pe umuntu akagutuka ngo urirata uriyemera ntazi niba wenda urwaye ntazi eta urimo so natwe abantu imbuga nkoranyambaga ntizitume duteshanya agaciro
yes ikibi nuko wabikora nawe uhamanya n'umutima pe ariko niba umuntu akwandikira ku kanya ntumusubize natwe bijya bitwara umuntu wandikira nyuma akazakubwira ati sorry wenda nari ndi mu rugendo cyangwa se nari ndwaye cyangwa se bari banyibye telefone. So social media ntizitume tuba abantu bayoborwa nazo cyane kurusha kwiborwa n'umwuka w'Imana muri twe. Wenda ushobora gusanga bari bafitanye gahunda cyangwa se wenda sinzi wenda communication hagati yabo gusa ubufatanye muri gospel burahari ariko hari abantu nanone sindi kuvuga uwo ndavuga muri rusange umuntu uhita yumva ko success zawe nawe zite ziba success yityo ni ishyari oya niba umuntu yaravunitse akagira ahantu agera yes ugomba gufashanya ariko ntago ugomba kwicara ngo uvuge ngo ndashaka guhita ngira ahantu tonzageze ndashaka guhita ngira ahantu mbonye ageze n'Imana ishaka kubikoresha ukanaharenga ariko wowe uri gukora iki yes hari umuntu guhamagara akakubwira ati akumva akagutesha umutwe akakubwira ati nanjye mfite impano ndashaka unjyane muri studio ndashaka nanjye iriya video yawe ndashaka nanjye kuyikora kamwotse ufite iki ati mere urashoboye kabisa nkiramo imiyaga kavuga se bagasanga ari gushingira ku butunzi bwawe yes nk'abana Imana hari igihe dufashanya ariko nanone ntago ugomba gufata ubuzima bwawe ngo butereke mu bwanjye hanyuma nibidacamo unyange uvuguta abantu ntibafashanya oya Imana ifasha uyifashe twese dutigite aho bishoboka dufashanye ariko icyo kintu cyo gushaka kubaho ubuzima bwihuse gushaka kubaho nkakanaka niho havamo guhutaza niho habamo kwiba niho habamo kwica niho habamo kugambana niho havamo za ruswa genda uko imbaraga zawe zingana niko n'ijambo ry'Imana rivuga kandi umuntu ubona agize success wimugirira ishyari cyangwa se ngo uhita ushaka kuvuga ngo ubwo atari njye uri hariya uhita utangira kumusebya cyangwa nawe hari igihe umunsi wawe uzagera ariko icyo kintu cyo gushaka kugira ku bintu vuba vuba wowe nta tafari ryawe na rimwe buriya responsibility nicyo kintu niyo nama natanga cyane ababyeyi mu rubyiruko duha abantu inshingano kuko umuntu udafite inshingano umuntu utarashyize ingufu no mu rugo bibaho iyo umwana aza akarya agashyira amasahani hariya akambara imyenda akajugunya bakamesa uriya mwana ntago azigeraho agaciro umuryango ariko umwana mu gihe azaba ashinzwe cash power akaba ashinzwe kumenya ngo icyumba cyanjye rimwe mu cyumweru ndagikora uriya mwana azakunda umuryango no mu kazi twe kurera abana bajeyi 100% yes duteteshanye yego tubebezanye ariko urubyiruko turuha inshingano uyu munsi ndi bugufashe ariko nanone ntago tugomba guhora duha abantu ni nko kubatiza ubunebwe oya urubyiruko rudafite inshingano urubyiruko rudashaka rubona ibintu kubusa nirwo ejo ruziba nirwo ejo ruzasenya kubera ko buriya biragoye ko umuntu ashaka gusenya iby'abandi ariko burya ibye ntago yabyisenya ruzi impamvu kubera za investissement yashyizemo umuntu ashyize investissement mu kintu agiha agaciro rero niyo mpamvu nyine umuntu iyo ashaka gukira vuba ariba cyangwa se arica cyangwa arahutaza tugende buhoro nkuko imbaraga zacu zingana ahubwo dushyira imbaraga hamwe twuzuzanye hari rero competition navuga ko ni na competition itoroshye ni Rwanda Gospel Stars Live bintu nk'ibyo ahubwo ni support ni ugushyigikira abahanzi turimo turabahanzi 14 ndibaza harimo top 10 superstars gospel superstars hakabamo nabandi upcoming ese ko sinkunda kubivuga ngo umuntu na upcoming urese yamagaye ku giti cye wenda ni experience bitandukanye so no kuvuga ngo no gushyigikira abahanzi tuvuge hari indirimbo zanjye zagufashije hari za Gabi hari za Aline hari za Mbonyi hari Serge hari James na Daniela hari MD hari Columbus hari Vava hari Gisubizo hari singiro nibagirwa abo bose sibyo rero natwe ni igihe cyacu ni company yaje kugira ngo iduhuze n'abafana bacu ariko no mu buryo biwifatika kuko abahanzi kenshi dufasha imitima abantu abahanzi ariko ugasanga ku musozi wifatika dusa nk'ahantu twabyibagiwe niyo mpamvu yakora ukabona nka company iraje ije guteza imbere umwana w'umukobwa ukabona wayitsinze ubuzima bwe bwise buhinduka kubera iki bisetinze neza natwe no muri gospel twifuza kubona abaramyi abaririmbyi nabo mu buryo bwifatika bagira ibifatika abantu bakagira inzu zabo bakagira amamodoka tukagira ama studio tukagira ibyo byose tugakora umurimo w'Imana tudakennye iyi company rero iyo support niyo yahandi mu dushyigikira buri wese afite nimero ye nibo warankunze koko ukabimfasha ureka bibe love in action uvuga uti wenda se abantu banapirasa ibihangano byacu imyaka myinshi hari umushaka kuvuga ati mva
hari umutipe twizeguranye bwo gwambwa tuzi ko indirimbo yawe yanyubakiye inzu ibaze ariko nubu nta nagashyarangurira you see iri kuri YouTube cyane twabimenye twaratinze yego handi barabigira ugasanga umuhanzi nyine afite izina rinini Yamutunze. ariko mu mufuka wapi so ntekeza ko dukwiye kuberanura umugisha rero iyi company iriho kugira ngo niba warankunze cyangwa se umva ushaka kunshyigikira bafite systeme ikomeye ndabibona muri systeme ko unshyigikiye ku mafaranga yose waba ufite hamwe no kunkunda ariko nkeneye gukora indirimbo nkeneye gukora video nkeneye gukora concert iyo se rero bisaba ubushobozi rero kunshyigikira ngewe na akanyenyeri 544 akanyenyeri 300 akanyenyeri 10 niyo nimero yanjye ugashyiraho urwego ugahita ukurikiza amabwiriza hahita haza amafaranga 100 200 500 5 gutyo ugenda wowe ushyiraho bitewe nuko ufite inshuro ushaka hanyuma ikibiri inyuma kiza cyane vuga utako kantu ako kantu ni ibitaramo yego uziko production ni ikintu kigora abahanzi ariko noneho buri muhanzi azagira igitaramo cye kizaca kuri TV kesitu ndumva ari kuri kesitu chano tu ya TV kuryo buri samedi cyangwa se buri dimanche bizaterwa nuko gahunda zimeze hazajya hacaho concert ya Tonze hacaho concert ya Mbonyi hacaho concert ya Aline hacaho concert ya Serge ya Gabi ni ikintu cyiza kuko abahanzi benshi hari abantu batubaza ngo mudakora ama concert ariko umuhanzi yari uko nta management afite ariko kuba twarabonye Rwanda Gospel Stars kabije kuduhiriya package utazi ngo bande yishyuwe nande utazi ngo abakameramani n'ibiki utazi ngo abanyamakuru ibyo byose bakabikavaringa ngiye nkaza nasenze nje kuririmba mwitegere ivyo bitaramo nibyo vuba bigiye kuza ariko mu gihe bitaraza ko turi ma repetition mwe mudushyigikira Imana nigira gutyo vuga wambereye umugisha mva miliyoni ngateretseho umwana tuwe twohereza Emilia arabe yumva kuri kamera Emilia yumva mva hanga wateyemo ayere kuri bitaro yego Tonzi reka gushimire cyane ubutumwa no ku bakunzi bawe bakwikundira umunsi ku munsi bamwe batangiye kuva kera kugeza ubu abakunzi banjye ndabashimira cyane urukundo murarunyereka pe murarunyereka kandi nanjye ndabashimira nshima Imana ko yabanye nanjye mu rugendo ndetse n'uyu munsi nkabandi gukora kuri album yanjye ya 8 nifuza ko yasohoka vuba ako sinigeze mbicisha irungu buri munsi Imana ikinshoboje ndabikora so ndambasabye kunshyigikira urukundo rwanyu nanjye ndubone kuri iriya code nabahaye hanyuma tuzakomeze kubana mu bikorwa bitandukanye mukurikirana ibikorwa byanjye kuri Tonzi official abatara subscribing iryo niryo zina nkoresha ahantu hatandukanye ku mbuga nkoranyambaga hanyuma ndashimira Iris TV bamwanyakiriye cyane hano ni mu rugo nakagaruka mwese aho muri Imana duhana umugisha vuba cyane nzagaruka urakoze cyane